Reka tubahe ikaze mwe mukomeje kugenda mudukurikira muri mu bice bitandukanye by'igihugu. Twizere ko mumeze neza kandi mukomeza kugenda mugubwa neza. Kuri uyu munsi turaza kugaruka ku makuru atandukanye. Turaza kwibanda ku ikipe ya Rayon Sport Football Club. Iyi kipe kugeza kuri ubu ngubu yamaze kugenda ihura n'igihombo yongeye gutezwa yo n'umujyi wa Kigali. Ni mu itangazo umujyi wa Kigali washyize hanze yuko nta kipe nimwe yemerewe gukina kuri Kigali Pele Stadium ku isaha y'isa 12. Ni mu gihe kandi ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa naryo ryahise riha ekipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe y'Amagaju itangazo ribamenyesha yuko batagomba gukinira kuri KPS ku isaha y'isa 12. Rayon Sport Women Football Club yo kuri ubu ngubu yongerwa gutsindirwa muri Ethiopia ibitego 2-1 biza gutuma ikipe ya Rayon Sport Women Football Club itaha nta nota na rimwe icyuye. Nyuma y'uko ikipe ya Rayon Sport Women Football Club itsinzwe n'ikipe ya Kamasho Bank yo mu gihugu cya Ethiopia yo bakunze kwita CBA yaje kwitsinda ibitego bigera kuri 3-2. Ubwo ikipe ya Rayon Sport Women Football Club kandi yaje gutsindwa n'ikipe ya Kenya Police Bullets igitego 1-0. Ikipe ya Rayon Sport yongeye gutsindwa ikindi gitego 1-0. Ibitego 2-1 biza gutuma ikipe ya Rayon Sport Women Football Club itaha. Tukiri kuri ikipe ya Rayon Sport Women Football Club, kuba yatashye ikipe navuga yuko yego ntago ari byiza kuri ikipe, ariko kandi ni ikipe itari iri muri conditions nziza zari kuyifavoriza kuba yatsinda iyi mikino bakomeje kugenda bakina. Ni ikipe yagiye nta muganga ijyanye, byumvikane ko umusaza bita Eulad usanzwe uvura ikipe ya Rayon Sport Women Football Club ni umwe mu baganga nyine yarasigaye bitewe nuko nyine amikoro yaje kuba make kuri ikipe y'abari n'abategarugori, biza gutuma rero uyu muganga asigara. Ni mu gihe ikipe yagiye kandi idafite kit manager, byumvikane ko nyine ni ikipe yagiye idafite byose cyangwa se ni ikipe yagiye idahagaze neza, byumvikane ko nyine ni ikipe yagiye zo irana struggling nkuko abantu bari kumwe ni ikipe bakomeza kugenda bivuga, ntago byigeze bigenda neza cyane. Rero ikipe rero ikaba yaje gutsindwa imikino igera kuri 3 yose yakinnye, iza gutsindwa kandi bitego bigera ubwo ngubwo kuri 6 mu mikino igera kuri 3. Ku mukino wa mbere yawutsinzwe 3-2, undi mukino utsindwa 1-0, ubu ngubu ikaba yaje gutsindwa 2-1. Byumvikane ko ikipe ya Rayon Sport Women Football Club yinjizwe ibitego 6 ariko iza kubasha kwinjizamo ibitego bigera kuri 4. Ibyo ngibyo rero bituma ikipe ya Rayon Sport iza gutaha. Byumvikane ko ubusatirizi bw'ikipe bwari buhagaze neza. Mu busatirizi bw'ikipe ya Rayon Sport Women Football Club navuga ko butari buhagaze nabi, kuko byibuze mu mikino 3 bwagerageje gutsinda ibitego bigera kuri 4. Iki uyu munsi cyaje gutsindwa n'umunyakenya bita Shasha bakunze kwita Sharti Midewa. Uyu nguyu rero akaba yaje gufasha ikipe ya Rayon Sport igitego 1 yaje kubona igomboye, nubwo byaje kurangira igice cya mbere kigiye kurangira ikipe ya Rayon Sport Women Football Club iza gutsindwa igitego cya kabiri cyaje kwinanira ku kigombora. Na byinshi turi gukomeza kugenda tuvuga kuri ikipe y'abari n'abategarugori ubwo nize yitegure shampiyona y'umwaka utaha. Reka twerekeze ku ikipe ya Rayon Sport y'abagabo. Kuri uyu munsi mu masaha ya kare nibwo haje kuza icyemezo gikomeza kugenda kigaragaza yuko ekipe ya Rayon Sport Football Club itemerewe gukinira kuri KPS cyangwa se Kigali Pele Stadium kuwa gatanu ku isaha y'isa 12. Nkuko byakomeje kugenda bitangazwa n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa, bagize bati bwana muyobozi wa Rayon Sport FC Amagaju FC, dushingiye ku ibaruwa twakiriye kuri uyu wa kane ati igaragaza ko Kigali Pele Stadium idashobora gukinirwaho imikino mu masaha y'ijoro kubera generator itanga urumuri kuri stade ifite ikibazo. Tubandikiye tugira ngo tubamenyeshe ko umukino wa Rwanda Premier League w'umunsi wa kabiri Rayon Sport n'Amagaju wari uteganyijwe ku isaha 12 kuri wa gatanu tariki 23 z'ukwezi kwa 8 2024 wimuriwe ku isaha 9
z'igicamunsi ukazakinirwa kuri stade yariteganyijwe. Ayo nguko rero byumvikane ko umukino w'ikipe ya Rayon Sport Football Club ndetse n'ikipe y'Amagaju waruteganyijwe ku isaha isa 12 ku munsi w'ejo washyizwe ku isaha isa 9. N'ikipe ya Rayon Sport Football Club imaze kumenyera yuko muri uyu mwaka ishobora kuzahomba cyane bitewe yaba n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa, yaba ministeri ndetse n'abandi nyine babifite mu nshingano. Bigaragara ko ikipe ya Rayon Sport ikintu nyine sinzi kuntu nabivuga, sinzi niba wenda abantu babafasha ibyemezo baba babanje kubitekerezaho cyangwa se niba babanje kuganira wenda n'aya makipe yombi kugira ngo babanze banumve n'icyo aya makipe akomeza kugenda abitekerezaho. Nyuma y'uko ikipe ya Rayon Sport Football Club iteguye umunsi w'igikundiro kuzakina n'ikipe ya Azamu bagakinira ku Mahoro, umukino bikaza kurangira bababwiwe yuko uyu mukino utakibereye ku Mahoro. Ahangaha rero ikipe ya Rayon Sport ivuga ko yahombye byibuze amafaranga atari munsi ya miliyoni 100 kuri uyu munsi wa kabiri wa shampiyona. No kuvuga ngo rero uretse umunsi wa mbere wa shampiyona aciyemo, ku munsi wa kabiri wa shampiyona ekipe ya Rayon Sport Football Club yongeye guhura n'igihombo kitoroshye, aho iyi kipe yagombaga gukina n'ikipe y'Amagaju ku munsi w'ejo ku isaha 12 abantu bashoje akazi, ariko byaje kurangira umukino usunitswe wegezwa imbere ku isaha 9. Byumvikane ko rero ku isaha 9 abantu benshi babakiri mu kazi, akaba ari ibintu bizakomeza kugenda bigorana kuri ikipe ya Rayon Sport kuba yabona abantu benshi ku munsi w'ejo. Ni igihombo ekipe ya Rayon Sport ihuye nacyo cya kabiri muri uyu mwaka w'imikino. Ni mu gihe kandi ikipe ya Rayon Sport navuga yuko n'ubusanzwe idahagaze neza mu mikoro, ikaba itangira ihura n'ibihombo nk'ibi ngibi. Byumvikane ko ni ibintu bizakomeza kugenda bigora iyi kipe ya Rayon Sport Football Club, abantu bakomeza kugenda bibaza ku bantu bafata ibi byemezo bavuga bati rwose ati bagakwiye kujya bareba byibuze bakareba n'ikipe bagiye gufatira ibyo byemezo. Aho nahoze mbona abantu bakomeza kugenda higaruka bavuga bati ubundi ikipe ya Rayon Sport kari itanga menshi, ndavuga ku mastade niyo ikipe yinjiza amafaranga menshi, kandi murabizi ko ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa ndetse n'umujyi wa Kigali nyine bagomba kubona pourcentage ku mafaranga yavuye ku kibuga. Byumvikane ko ikipe ya Rayon Sport niyo nyine bakuraho amafaranga menshi, atari ko se ku kibuga batayifavoriza. Ni byakomeje kugenda bigaragara kuri uyu munsi, byakomeje kugenda bica abantu intege, ariko kandi ekipe ya Rayon Sport Football Club yo ikomeza kugenda imenyesha abakunzi bayo ko abazaboneka bagomba kugerageza bakitabira uyu mukino ugomba guhuza ikipe ya Rayon Sport n'ikipe y'Amagaju. Ni umukino rero uteganyijwe kuri uyu wa gatanu, aho umukino ubanza ikipe ya Rayon Sport yanganyije n'ikipe ya Marine ubusa ku busa, ariko ngo kuri uyu wa gatanu haraza kuba harimo impinduka zishobora kubyara n'umusaruro ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport Football Club. Uwitwa Kadim Diaye wari uri kuri bande tushe kuri uyu munsi ashobora kuzaba ari hakurya mu bafana bitewe nuko ekipe ya Rayon Sport izaba yazanye Aziz Kulanya Basane. Uyu nguyu akaba agomba guhita yongera muri squad y'ikipe ya Rayon Sport Football Club. Uretse kandi uyu Kadim Diaye uzaba uri hakurya mu bafana, umukinnyi wundi ukina mu kibuga hagati akaba yitwa Majaliwa Aruna Musa. Uyu nguyu nawe ashobora kwisanga hakurya mu bafana, ubwo byumvikane ko ni mu rwego rwo kugabanya umubare w'abanyamahanga mu kibuga, maze uwitwa Adama Traore akaba yakwisanga yaje muri iki kibuga. Uretse kandi uyu Adama Traore ushobora kuza mu kibuga asimbuye umusore bita uyu nguyu akaba ari Majaliwa Aruna Musa, uwitwa Charles Barwe umutoza ntashaka no kumwumva. Ati uretse kubuza buri kwirebera mu bafana, ati Charles Barwe ubundi wowe wagakwiyeho gukuyirebera mu rugo, ati kuko kuyirebera mu bafana ntago bihagije, ati kuko ibitego yakomeje kugenda uhusha kuri Marine ntago binyereka ko uri umwataka witeguye kunkorera muri ikipe ya Rayon Sport, ntago binyereka ko uri umwataka witeguye gutanga ibyo ufite muri ikipe ya Rayon Sport. Ati Charles Barwe rero mbambona atari umwataka nkeneye.
ibi bishobora guha amahirwe witwa Papley cyangwa se witwa Fanganye, umwe muri aba ngaba ashobora kuzagaragara kuri liste y'uyu mukino. Byumvikane ko hari umusore bita Richard w'umurundi wavunitse kugeza kuri ubu ngubu. Richard ntago ari kugaragara nyine muri ikipe ya Rayon Sport bitewe n'ikibazo cy'imvune. Uretse kandi uyu Richard biravuga ko na Papley buratameze neza, ko na Papley afite makano k'imvune, ariko kandi ikipe ya Rayon Sport ikabikomeza kugenda ivuga ko byanze bikunze ku mukino ikipe ya Rayon Sport igomba gukina muri ikipe y'Amagaju. Uwitwa Papley kubera ko iyi kipe y'Amagaju arayizi kuruta undi mukinnyi wese uri muri ikipe ya Rayon Sport, ndetse na Rukundo Patient uyu nguyu akaba ari umuzamu ikipe ya Rayon Sport. Abangaba bakaba ari bamwe mu bakinnyi bashobora kuzagaragara muri ikipe izaba ikomeza kugenda ihatana n'Amagaju abakinnyi bombi baturutsemo. Byumvikane ko ni match itoroshye, ni match y'ishyiraniro, ariko reka manze nce mu bitekerezo by'abakunzi bacu bakomeje kugenda batanga. Ati mwaramutse neza, ati murera hejuru cyane. Uyu yitwa Turimatsiko Aloisi, uyu kandi akomeza kugenda avuga ati akaba yitwa Turimatsiko Aloisi, ati waramutse neza, ati dukeneye umwataka. Uyu nika akomeza kugenda avuga. Undi yitwa Charles Chibenga, ati mirimo, ati Jean Fidel rwose wapi. Aho ngo niko Chibenga akomeza kugenda avuga ati rwose ati Jean Fidel ntakirimo. Witwa Mukamutesi Petronile, ati muraho, ati muraho yemwe mukomere cyane, twizere ko nawe umeze neza Mukamutesi. Witwa Iradukunda Theogene, ati umeze ute, turabakunda mutubwire umwataka urasinyira ikipe ya Rayon Sport. Biragoye cyane ko ikipe ya Rayon Sport kuri ubu ngubu yahita yongeramo undi mukinnyi. Witwa Kadinga Elike, ati hi Modric, ati dushakire amakuru y'abataka bazaza muri Rayon Sport, kugeza kuri ubu ngubu biracyagoranye cyane. Witwa Salim niyo nkuru, ati Modric, ati kutaruherutse kuduha amakuru ati ya Murera yacu, ariko kabisa ndizera ko kuri ubu ngubu amakuru mugiye kujya muyabona 5 kuri 5, kubera yuko ndababwiza ukuri najenje. Abo nibo bakomeza kugenda batanga ibitekerezo, n'abandi mukomeze kugenda muca muri comment, mukomeze kugenda mutanga ibitekerezo byanyu. Ushaka kubana natwe muri groupe yacu ya WhatsApp watwandikiye kuri 0788476591. Ushaka kandi kujya muri fan club yitwa Rayon Twifuza. Iyi fan club ifite slogan igira iti tuzayibera urumuri no mu mwijima. Wanyandikira kuri 0788476591. Ushaka gutera ikipe yawe ya Rayon Sport inkunga, wakanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri 0280 urwego, witubona Association Rayon Sport. Ubundi ugakomeza kugenda utera inkunga ekipe yawe ya Rayon Sport. Ushobora kanda akanyenyeri 702 urwego, ubundi ugakomeza kugenda utera inkunga ekipe yawe ya Rayon Sport. Abantu mutugari bimeze gute? Twizere ko no mutugari kabisa mukomeza kugenda mwigaragaza neza cyane, mukomeza kugenda mushyigikira ekipe ya Rayon Sport. Twizere ko kabisa mukomeza kugenda mubikora nk'abikorera. Umusore w'ikipe ya Rayon Sport cyase wari umwugari w'ikipe ya Rayon Sport Mitima Isaac kuri ubu muri Saudi Arabia atangiye kugenda akina imikino igiye itandukanye. Akaba ari umwe mu basore nyine bakinaga mu ikipe ya Rayon Sport muri umwaka w'imikino. Yaje kurekura nyuma y'uko uyu musore bivugwa ko ikipe ya Rayon Sport imufitiye umwenda, ariko bikaza kurangira bumvikanye yuko agomba kuyisonera iyo myenda yose ikipe ya Rayon Sport imubereyemo, maze ubundi ikipe agiyemo muri Saudi Arabia igatanga miliyoni 11 mu ikipe ya Rayon Sport. Byaje kurangira rero ko bigenze Mitima Isaac ahita yerekeza muri Saudi Arabia, ariko ikipe nyine yerekejemo iza gufata amafaranga agera kuri miliyoni 11 iza kuziha ekipe ya Rayon Sport kugira ngo nyine babasinyisha Mitima Isaac. Mitima Isaac yasasinya umwaka umwe muri shampiyona ya Saudi Arabia. Twizere ko rero Mitima Isaac kabisa uzakomeza nawe kugenda ukora ibikomeye muri Saudi Arabia. Si ibyo gusa, ariko abakinnyi nyine bagiye batandukanye bakomeza kugenda bavugwa mu gusohoka mu ikipe ya Rayon Sport. Uretse uyu nguyu kandi na myugariro Nsayimana Aimable nakomeje kugenda avugwa yuko hari amakipe akomeje kugenda amwifuza, ariyo mpamvu ikipe ya Rayon Sport
mubona yasinyishije umusore bita Diagne. Nyuma yo kubona ko ikipe ya Rayon Sport itakaje uyu Mitima Isaac, yahise ivuga ati n'ahandi hantu twakura myugariro ushobora kuba ari ku rwego rw'ibuze rwa Mitima uretse ba Faustin, abakaba ari abakinnyi bamaze igihe badakina n'abandi bakinnyi bagiye batandukanye bagumye kuvuga mu ikipe ya Rayon Sport ariko bamaze igihe badakina. Ekipe ya Rayon Sport ifata icyemezo iravuga ati reka dusimbukiye muri Senegal tuzane umudefenseur ukina mu gihugu cya Maroc, uyu nguyu bakamwita Diagne, akaba ari umwe mu basore nyine b'abahanga bashaka kuzatanga ibyo bafite byose mu ikipe ya Rayon Sport. Impamvu atari gukina ni umubare w'abanyamahanga, ariko umutoza yamaze kwemeza ko ari umwe mu bakinnyi beza, ari nayo mpamvu Faringanya yaje gusinya, kubera ko uyu musore byavuzwe ko Faringanya atari businye ariko biza kurangira asinye kubera